baje gushuza wowe uteze amatwi Overworld TV Rwanda. Gira isengesho utura umuhanzi wanyu Jose Chameleone, kuko uyu munsi ntago bimworoheye. Ni umuhanzi wa Afurika y'Iburasirazuba, amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Joseph Mayanja. Yavutse ku itariki 30 z'ukwa kane mu 1979. Aririmba indirimbo ziri mu njyana ya Afrobeat. Yavukiye Kampala muri Mayanja. Se yitwa Gerard, naho nyina yitwa Bruce. Yavutse mu muryango w'abana 8, akaba umwana wa 4. Yize ku kigo cyitwaga Kaselo Primary School, naho segonderi yayize ku kigo cyitwa Mengo. Ari nako yakomereje ku kigo cyitwaga Kawemi Muslim Secondary School. Akaba yarasengeraga mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7. Uyu muhanzi kandi yaririmbaga mu njyana zigiye zitandukanye, harimo injyana ya rumba, zouk, reggae ndetse n'izindi njyana zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi kandi atangira kuririmba, dore ko yatangiye mu mwaka w'1998 muri Ogopa DJ. Iyi akaba studio yatunganyije umuziki wa Jose Chameleone bwa mbere ku itangiriro. Mu mwaka w'2000 nibwo Jose Chameleone yafunguye alubumu ye ya mbere ndetse ayishyira hanze yitwaga Mamma Mia. Mu mwaka w'2013 yongeye nanone gushyira indi alubumu hanze yari ikubiyemo indirimbo 13 ze zose zitandukanye, harimo nk'iyitwa Kipepeo, Shida za Dunia, Valu Valu, Abayuda, Badirisha, Sweet Banana, Kwangwaru cyangwa Dorothea n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yagiye kandi ataramira mu bihugu nanone bigiye bitandukanye, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sweden, Bubiligi, Malaysia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye nka Germany, South Sudan, Zambia, Malawi, Demokarasi ya Congo, Republic ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi kandi ntabwo ari ibi gusa, kubera ko yagiye atwara ibihembo byinshi bitandukanye, harimo nk'icyo twavuga yatwaye mu mwaka w'2004 cyari cyitwa PAM, cyangwa icyo bita Payo of Africa Music Award, cyangwa se umuhanzi w'umwaka. Mu mwaka w'2005 nabwo yatwaye ikindi gihembo cyitwaga Best Afrobeat Artist, harimo iki cyatwawe n'indirimbo ye yiswe Kipepeo. Hanyuma nk'igihembo twavuze bwa mbere aricyo cyatwawe n'indirimbo yitwa Jamila. Rero mu mwaka w'2004 Tanzania Music Award nayo yarayihembwe, kubera ko nyine yarahise abandi bahanzi muri Afurika yose abasohoye alubumu nyinshi ndetse kandi nziza. Bekal iyo ni indirimbo yatwaye iyi alubumu ndetse n'izindi nyinshi yagiye atwara zitandukanye. Uyu munsi wa none Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu, Abanyatanzania, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bisa naho bigaragiye iki gihugu cya Uganda ari umuhanzi aturukamo, bakaba rwose bababajwe no kuba Jose Chameleone ari mu bitaro kandi amerewe nabi, aho avuga ko yagakwiye kuba uyu munsi wa none arimo ataramira mu bindi bihugu byo hanze nka USA, none ngo akaba asubiyemo agiye gukoresha isuzuma ry'ubuzima bwe uburyo buhagaze. Nk'uko nabikubwiye, uyu ni umuhanzi rwose urembye kandi butorohewe, aho ku mbuga nkoranyambaga bamwe bagiye bashinyagura ndetse bagaragara bavuga ko Chameleone yapfuye. Uyu munsi wa none Chameleone ni muzima, kandi mu muryango we udapfa kuvugirwaho n'ubonetse wese, uri mu bantu bakomeye hariya mu gihugu cya Uganda. Ndetse rwose nkaba nakubwira ngo nawe ubwawe niba ufite amasengesho ashobora kuzamuka hejuru ndetse ukabasha gutekereza ko ashobora kuba yarenga umutaro, rwose usabire Jose Chameleone yongeye gusubira mu buzima busanzwe, nyuma yaho asohoreye indirimbo idasanzwe ari mu kiliziya cyangwa se mu rusengero. Hanyuma murabona ko asezerana n'umukobwa nanone w'umudayimoni, maze mu rusengero akajya kumushakisha. Ahangaha byagaragaraga ko ahangaha yari ari mu rusengero kandi yari atari yarwara habe na gato, maze nuko Jose Chameleone yararwaye kandi arembye, bigaragara ko ari muri ba bantu baba barembye bihutanwa n'abaganga ku rwego ruri hejuru,
maze aravuga ati umunsi nzongera kumera neza, isura y'umudayimoni. Ariko Jose Chameleone aratungurwa kuko aho yamubonaga siwe yongeraga kumubona, yamubonaga ku rukuta rumwe akongera akamubona ku rundi. Jose Chameleone yarasenze, hanyuma avamo abantu babiri bisa naho roho imwe iri ukwayo ndetse n'indi ikaba ukwayo. Uyu muhanzi kandi mu mwaka w'ibihumbi 2025 ari wo uyu turimo, ku itariki 3 z'ukwa mbere nibwo uyu muhanzi yagombaga gutaramira Kigali muri Chic mu gihe habaga hasohorwa alubumu nshya yitwa Agatako, izina yakuye ku ndirimbo ye yakunzwe cyane mu Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, kubera ko yakundaga gukoresha amazina cyangwa se amajwi atandukanye nyine ariko abiririmba muri ibi bihugu byombi kandi no mu ndimi zabyo. Nyuma y'imyaka 20 uyu muhanzi amaze kuzirika cyangwa se gukuza impano ye mu bihugu mpuzamahanga, nk'aho indirimbo ze ziri mu Kinyarwanda, Uganda, Icyongereza ndetse n'Igiswahili zatwaye ibikombe ndetse n'ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, kuko zagiye zimenywa n'abantu batari bakeya, ari nako bagenda bazumva mu bihugu byabo nyine, cyangwa se wenda bagakunda ivuga mu rurimi rwabo. Jose Chameleone kandi yaririmbiye imbyino nyinshi zirimo iyo yise Mama Mia, Nikiriwa Mari, Shida za Dunia ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi uyu munsi wa none arwaye indwara y'urwagashya, aho bavuga ko ari indwara yakuye mu kuba nanone yaranyweye ibiyobyabwenge byinshi cyangwa se alcohol nyinshi, hanyuma zikangiriza uru rwagashya. Hanyuma nibwo nyuma yaje kugaragara nanone ku mbuga nkoranyambaga asaba abantu kuba nanone bakomeza kumuba hafi, ndetse ashimira muri bamwe bamubaye hafi mu gihe cyose arwaye, kandi akomeza kubabwira ko abasabira imigisha ku bantu bose bamufashije kandi bakomeje kumuba bugufi. Uyu muhanzi ntabwo ari gusa kubera ko ejo bundi nibwo agiye ahangaha, kandi hagaragaramo abantu benshi bagenda bamusura ku bitaro aho arwariye, ndetse n'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse bakomeza kumuba hafi. Arasaba abantu bose kumusengera ndetse no kumutura amasengesho menshi kugira ngo arebe ko yakoroherwa akagaruka mu buzima busanzwe. Hanyuma ubwo aheruka gutaramira muri Toronto, abaturage ndetse n'abari bamugaragiye bagaragaje ibyishimo bidasanzwe, kuko bose bumvaga bifuza kumukoraho ndetse byibuze wenda ku myenda gusa. Mu rukundo bamugaragarije mu buryo budasanzwe, ariko nanone bakomeza n'ubundi bamwifuriza kuba yakira. Nshuti mwadukurikiye kandi mukabana natwe mu biganiro twagiye tubagezaho, ndetse n'ibiganiro duhora tubagezaho umunsi ku wundi, bifurije kugira ibihe byiza. Nizere ko wakanze subscribe kugira ngo tujye tubana ubuzima bwa buri munsi. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.